kwikunda umwana wayo jeri kwinkunda nakwiriye nari umugome mu kwima Yesu wambambiwe usaraba mubo yacunguje mubo yacunguje ayo maraso ziyuko nanjye ndimo zajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Indirimbo yanyu ko mbona ntayizi. Ntabwo ari ngombwa ngo uririmbe, reka twaririmba twebwe. Mwongeye murakaza neza hano kuri Get Together Podcast. Murakaza neza, koze cyane kuba mukanze kuri no video. Imana ibaho umugisha kukanda kuri video byonyine biba biguhesha umugisha. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro wenda kitari gisanzwe hano, ikiganiro ariko nashyira nko ku mwanya wa mbere ngira ngo kuko ni ikiganiro cy'ibintu by'Imana, ni ikiganiro kiza, ariko ntatinzeho nagira ngo mbanze mbereke abantu turi kumwe no munsi, abantu abatumirwa buri munsi se ni bande mbamenye, na bivuge bamenye. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Fisto Arme. Nishimiye kuba hano, bandi bamugisha. Nanjye amazina nitwa Rachel Nice. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe nanone, Imana iduhana umugisha. Amen. Reka rero dukomeze topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Topic nanjye ntaziho gake ariko bagira ngo tubana tumenye ngo topic tujya kuganiraho ni bwoko ki, ni bwoko bita gukizwa. Se gukizwa ni iki? Cyangwa mucyo nakita mu cyongereza ngo salvation. Se bisobanura iki? Se kuba warabatijwe bivuga ngo warakijijwe? Se meaning yo gukizwa ni meaning bwoko ki? Se umuntu uvuga ngo yarakijijwe ni umuntu wavuga ngo ni ubuhe muntu? Reka rero mbanze mbaze wenda Fisto, se gukizwa ubyumva uti? Gukizwa ni iki? Usobanurira gukizwa ni iki? Umuntu avuga ngo yarakijijwe no kubatizwa no kugira gute? Gukizwa ni iki kwanza? Ese wamanze manza uragira ngo ladies first nanone? Mbere yuko tuvuga kuri iyo sije, nifuje ko twabanza tugasenga, kuko niba tugiye kuvuga ku kintu cyerekeye gukizwa, ntekereza ko atari ikintu ubwacu dufite, ni ikintu kigari cyane. Twebwe ubwacu ntabwo dufite imbaraga zo kuba twagisobanura ngo hagire umuntu n'umwe ucyumva, ariko Umwuka Wera naba ari kumwe natwe, ndatekereza ko hari icyo twavuga kikagira icyo cyakora. no gusengera ikiganiro muri rusange n'ibyo turi mu. Amen, amen. Nabyo bintu no kujya dusenga kabisa. Turagushimye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe, urukundo rwawe, tugushimiye ko wadukunze turi babi, ukadukura mu magana y'abanyabyaha.
Mana ukatwihishurira ukaduha kumenya. Tugushimiye umugambi mwiza ufite ku buzima bwacu. Tweretse iki kiganiro kugira ngo abe ari wowe ukiyobora, ibyo tuvuga ntitubivugishwe n'ubwenge bwacu, ahubwo ubane n'ukiyoboye ndetse natwe. Twebwe ntacyo tuzi, turakwinginze kugira ngo Mwuka wawe wera abashe kuduhereza ubwenge bukwiye, tumenye Mwami Imana ibyo dukwiye kubwira abantu, kandi twe nta nubwo twakwemeza abantu ngo bishoboke, ariko ujye ubasha kwemeza abantu, imitima ikabasha koroha. Turakwinginze kugira ngo utuyobore, utubere Imana, ibyo tuvuga byose turinde guteshaguza, tuvuge ibidafite umumaro, tuvuge ibifitiye abantu umumaro bishobora kubahindura, bikabakura mu mwijima w'icuraburindi bakamurikirwa n'umucyo. Urakoze kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Sinzi yenda urampangira ngo gitari nyigufashe cyangwa uracyaririmba. Nta kibazo, nanayifatana gutya nta kibazo. Okay. Ntacyo bitwaye. Gasheri yarafite ijambo. Nyuma ntacyo nayo ntangiye mbabaza nti gukizwa n'iki nyine, agira ngo wenda ya umugani ladies first to gukizwa ni ijambo rigari cyane, ariko ntekereza ko umuntu ukizwa ni umuntu wari ufite urubanza kandi yarakatiwe urubanza rwo gupfa cyangwa se yarakatiwe igihano cya burundu. Hanyuma undi muntu akaza akavuga ati ariko nubwo uyu muntu yakatiwe, nkurikije ikintu runaka, njyewe ndumva nshaka gupfa mu cyimbo cye, cyangwa se ndumva nshaka kuriha indishyi z'ibyo ngibyo yagize, ndumva nshaka kuba nasimbuza igihano cye ikintu runaka, we akabaho, njyewe nkashaka ukundi kuntu mbigenza. Kugirirwa imbabazi utari ukwiriye niko gukizwa. Ubukijijwe mu buzima bwo mu isi, ushobora gukizwa umuntu runaka. Mu buzima ntago nibuka igihugu banza ari mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, bigeze abantu bakoze ibyaha, noneho icyo gihe hari hakiriho igihano cyo gupfa. Noneho umupapa wari ufite abana 6 aza kuza gufunganwa n'abantu, ariko noneho mu gihe cyo kwica abantu bicaga umwe bagasimbuka undi, barabaraga donko bakabarangwa abantu 10. Noneho bagera ku 10, abandi 10 bakazabica undi munsi. Noneho uwo muntu w'umupadiri arabara, arebye abona wa mubare 10 uragwa kuri wa mugabo ufite abana, kandi we abizi neza ko nta mwana afite. Aravuga ati noneho reka tugurane imyanya, wowe ujye kuri uyu mwanya, ububayeho indi minsi runaka, wenda hari uko byazagenda ukabasha gutunga abana bawe. Ni ukuvuga uwo muntu yakijije, uwo mupadiri yakijije uwo muntu apfa mu cyimbo cye. Ukizwa nabyo niko mbivuga, ni ukugirirwa imbabazi utari ukwiriye, ni ukugirirwa ubuntu utari ukwiriye. Mu ncamakeya uko nguko nabivuga. Wenda nimba ndagira icyo mbivugaho. Nagira ngo manze mbaze akantu gatoya, kuko urugero mu by'isi wenda utasomye Bibiliya cyane ushobora kubwira umuntu gukizwa akumva se, nk'urugero ushobora nk'uri nko mu ishyamba riri gushya, urumva ngo uriya muntu bamukijije, bamuvanyemo bamukijije mu ishyamba. Ni the same ushaka kuvuga gukizwa uri mu ishyamba? Nyine ushobora nko kuba uri mu ishyamba, tuvuye kwaka umuriro, sibyo? Iryo shyamba ryaba riri kwaka umuriro, hakaza abandi bashinzwe bya kizimyamoto bakaza bakagukura muri iryo shyamba, nyine bakaba bagukijije. Gukizwa no gukiza ni same thing, ni ibintu bimwe cyangwa ushobora kubyita ko ari bimwe, ariko byaterwa. Uwo muntu ese iryo shyamba barimutwikiyemo kuko hari ikintu runaka yakoze, cyangwa n'ibyago byabaye abo bantu baje kumutabara nk'uko baje gutabara abandi bose? Ariko gukizwa twebwe turi kuvuga hano ni ukuba ufite urubanza, ni ukuba warakoze ikintu. Nimba wenda tuvuge nk'uwo muntu yisha abantu, bamushyize muri iryo shyamba ngo ahiremo, ariko wenda huye n'umuntu aravuga ati mu by'ukuri wenda ntukwiriye gupfa kubw'impamvu runaka, wenda afite ikintu cyiza yamubonyemo, akemera kumukiza, ariko agira ngo akire, ye kwicwa azize urwo rupfu rw'ibyaha bye cyangwa se rw'icyo kintu yakoze. Donc urwo rubanza rumuveho. Njye gukizwa navuze ko ari ugukurwaho urubanza, urubanza rw'ibyaha, niko nabivuga. Nuba bisobanutse wenda tumbe na Fisto tubwiye ati gukizwa ni namunaga. Nge ndaza guhera ku cyo warusorejeho. Waruvuze ngo
ngo ishyamba, uvuga ikijyanye no gukiza no gukizwa. Umuntu waba ukijijwe, hari uwaba akijije, uwo waba ukijijwe rero yaba afite uwamukijije, yaba afite n'icyamukijije. So njyewe ikintu ndavuga ku gukizwa, ntago ndajya kure y'ibyo Rachel yavuze. Yavuze ko twakijijwe kuko ibintu turi bwa niyobokamana donc iyo tuvuze ngo gukizwa ni nk'umuntu wari ufite urubanza, niko abivuze. Nibyo koko hari urubanza twari dufite. N'uruhe rubanza twari dufite? Ndaza gushingira ku cyanditswe kugira ngo wenda ikiganiro cyacu, kuko kiganje cyane ku iyobokamana, turi gufasha abantu badukurikiye. Hari ijambo riri mu Itangiriro ibice 6 umurongo waho wa 5, katwumve kugeza kwa 7 ukuntu havuga. Hanyuma nze kuvuga gukizwa icyo ari cyo. Ijambo riravuga ngo kandi ngo Uwiteka ngo abona yuko ingeso z'abantu ngo zari mbi cyane mu isi, ngo kandi ko kwibwira kose ngo kw'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ngo noneho ngo Uwiteka ngo yicuza ngo yuko yaremye iki abantu mu isi, ngo bimutera ngo agahinda he ngo mu mutima. Urukumva? Ngo Uwiteka ngo arangije ngo aravuga ngo, urukumva? Aravuga ngo nzarimbura abantu naremye, ngo mbatsembe mu isi, ngo uhereye ngo ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Aha ni iki? Icya kindi wari uvuze ngo uru rubanza hano twari dukifite iki? Urubanza. Tutakibasha gukiranuka imbere y'Imana, kuko twari dufite urubanza turutewe nuko dufite ibyaha. Icyaha cyari giturutse kuri Adamu na Eva, icyaha cy'inkomoko. Dawidi niwe wabivuze neza, aravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Kandi byari ukuri. Urumva? Nuko yari amaze. Noneho muri Zaburi tenarongera avuga ibice 51 umurongo wa 7, aravuga ngo naremanywe gukiranirwa, ngo mu byaha niho mama yagize iki? Yambyariye. 58:4 Zaburi, ngo ukivuka ngo butandukanyijwe n'Imana. Noneho uru rubanza twari dufite Kristo yararubonye, abona duhindutse iki? Duhindutse ibivume, tubitewe nuko twari dufite urubanza. Cya cyaha cy'inkomoko. Hari isezerano, wenda nawe ndaza kwinjira muri Bibiliya cyane, ariko ndayamvuga nk'amasomo. Hari Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 1 kugeza ku wa 15, 16, 17. Hari isezerano twagiranye n'Imana, turangije turaryica. Uko ijambo riravuga ngo nugira ngo umwete wo kubahiriza amategeko yanjye yose ngo utegeka, ngo imigisha yose ngo uzagira iki? Uzayibona. Ngo ariko ngo nugira ngo na kimwe usitaraho, ugasitara ku itegeko, ngo byose ngo uzabigize iki? Ubyishe. Okay, ngo kuko twaje guhinduka iki? Twaje guhinduka doke umuvumo utuzaho bitewe nuko twagize iki? Twishe isezerano ry'Imana. Noneho ibyari umugisha bitubera iki? Bitubera umuvumo. Noneho mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 16 haravuga ngo isezerano Uwiteka ngo yasezeraniye n'abantu, ngo yuko ngo atazongera ngo kwibuka ibyaha byacu ukundi, kubw'amaraso ye ngo twahindutse abaziranenge. Ngaka gakiza ahantu gashingiye. Rero agakiza, icyo navuga mu magambo makeya, agakiza ni ukwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba ari buyobora ubuzima bwawe, niko nabivuga. Akayobora amarangamutima yawe, ntukibe ari wowe. Hari aho Pawulo yageze aravuga ngo ubusinge uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye. Nuko mbere yari ariho kubwe, ariko amaze guhinduka icyaremwe gisha, aravuga ngo ubusinge uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye. Nuko umucyo w'Imana wari umaze kumuvira, amaze kubona agakiza. Mu yandi magambo, mbere nta gakiza yari afite. Niyo mpamvu yarenganyaga ubwoko bw'Imana, agira iki? Kandi yarazi n'amategeko n'ibindi byose, nkuko ushobora guhura n'umuntu yarasomye Bibiliya neza akakubwira ngo si ubundi ibyo bintu ngo ni ibiki. Ibyo byose Pawulo yarabizi, ariko umucyo w'Imana umaze kumuvira, ariwo ako gakiza kamaze kumuvira, Pawulo arahinduka. Imana iramuhindura, wa wundi wari mubi, bishatse kuvuga ngo
nawe uri kutwumva nanjye uhagaze ahangaha nanjye uri kubibabwira na wa wundi wanga mwese Imana ijya ibabumbira mu rukundo. Haleluya. Imana ijya itubumbira muri rwa rukundo. Nta cyaha na kimwe amaraso ya Yesu atajya ababarira, kandi umuntu wese wemeye gutera intambwe abasha kubona ka gakiza kakamubera iki, kakamubera ibyiringiro. Wenda turaza gukomeza kuganira, ariko agakiza ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko uko kwizera nako gufite ukuntu, ntabwo ari ukubyizera mu magambo, ahubwo ni ukwizera umuntu wakiriye ako gakiza ukijijwe. Nicyo Eric yari yabajije, ntabwo abivuga ahubwo arabiba. Ibyo avuga n'ibyo akora bigaragaza ko atari we ukiriho, kuko nibyo nari maze kubabwira. Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho, ubwo ni Kristo uri muri njye. Bigaragara ko Kristo ari muri we. Ntabwo agakiza bakavuga, nta nubwo agakiza bajya kugasenga ku cyumweru bya bindi. Ntabwo kuba usenga amasengesho y'iminsi 2-3 agashira ugakubita andi ukajya gusenga buri ku cyumweru ntusibe, ntabwo bivuze ko ukijijwe, ahubwo warapfuye mu byaha. Kuko kubatizwa ni ugupfa mu byaha, kamere yawe igapfa, ukazuka wabaye undi muntu mushyashya. Ngaka agakiza kariko ku buryo umuntu wese ukumvishe n'ibyo uvuga n'ibyo ukora bigaragaza ko ufite agakiza. Apana ibyo uvuga, ibyo ukora ahubwo bigaragaza ko ufite iki, akagakiza. Kugukizwa uko ariko ngewe niko mbyumva. Hariho akantu mvuze nkakumva ukundi. Ngiye nkunda gutanga ingero ziri sinzi ukuntu babyita, ntuza ingero zifatika, ingero zifite ukuntu zifatika, ukuntu abantu babyumva. Uravuze ngo aho ngaho nyine ngo kuba muri Kristo no guhinduka, ukaba no guhinduka wa wundi waruwe agapfa, sibyo? Yego. Ubundi yarangiza gupfa akaba Yesu akaba ari gukurimo. Nzo kuntu ubivuze gutyo. Mvaga ngo ni kuri nabambanywe na Kristo, singiye uriho ahubwo ni Kristo muri ngewe. Ni Kristo muri ngewe. Ni nko kuvuga museka, ariko ni nko kuvuga urabona amazi, sibyo? Iyo amazi uyatogosheje ukayateka ugashyiramo isukari, ugashyiraho amajyane, ugashyiraho amata, abagabo yakiraho amazi, sibyo? Ni ababaye icyayi, ababaye ikindi kintu. Ni uvuga ngo ntago abakitwa amazi, ababaye cya kindi kintu kimeze nk'ikirenzeho, sibyo kirimo. Ariko ntunze kubyumva ukuntu kwanjye, nkatanga n'ingero kugira ngo wumve no guhinduka, mbega ukamera ku buryo utakongera ngo uhinduke ugaruke muri za nzira zawe ko wari umeze mbere. Yego. Hanyuma nari mfite akandi kantu k'akabazo gatoya. Wambwiye ngo nta cyaha ngo Imana itagira, ngo amaraso ya Yesu atababariye. Ariko ntanumva ngo uyu muntu ngo atutse umwuka wera nk'urugero ngo ntago ashobora kubabarirwa, ngo icyo ni icyaha ngo kitababarirwa. Ibyo bintu se nibyo, cyangwa nuko abantu bivugira gutyo gusa, cyangwa se gutuka umwuka wera kwanza ni iki? Gutuka umwuka wera biranditse hano muri Matayo 12:31 ngo nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Normal gutuka umwuka wera, tubona yuko umwuka ari mu butatu butagatifu. Ni Imana Data wa twese, ni Yesu Kristo umwana n'umwuka wera. Ni ukuvuga ututse umwuka wera nuko ari we dusigaranye. Imana yaraturemye, ikora akazi kayo irakarangiza, ubundi twebwe tubeshejeho kugira ngo tuyinezeze. Yesu Kristo yaraje aradupfira, akora akazi ke arakarangiza, aragenda yicara iburyo bw'Imana Data, adusigira mwuka wera ngo tugendane nawe, atubere umufasha, atwigishe, adufashe muri byose, ndetse anatubwire bya bindi Yesu Kristo, kuko yari afite igihe gito cy'imyaka 3 ntabwo yabashije kutubwira byose, atubwira na bya bindi atabashije kutubwira. Noneho uwo muntu bagusigiye ngo akubere umuyobozi, akubere umufasha, akubera umwigisha, ugiye kumutuka bavuga hano ntago ari ukumubwira, sinzi murambabarira wenda reka nkoreshe ijambo ngo wenda ngo mvuge ngo umwuka wera ngo wenda ngo ni igicucu, reka mvuge icyo ni igitutsi mu Kinyarwanda, turabizi neza ko ari igitutsi. Icyo ngicyo mvuze gutyo nkatuka umuntu gutyo, ntago ari icyo ngicyo bishatse kuvuga, ahubwo ni ukumwihakana. Kwihakana mwuka wera ukavuga ngo ntacyo amaze, ntacyo ari cyo, mbese ukamutesha agaciro, uko niko kumutuka. Ni ukuvuga uramusuzuguye, umutesheje agaciro, ntumwemera. Ni ukuvuga nimba utamwemera, ntiwemera uwamuguhaye, ntiwemera n'uwamuremye, uwamushyizeho.
ariyo mana data wa twese. Ni ukuvuga ntiwemeye Yesu, ntiwemeye iyo mana, na mwuka wera ntunayemeye. Ni ukuvuga ni ukwihakana byose hamwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ibindi byaha byose bizababarirwa, ngo uretse icyo ngicyo cyo gutuka. Ni ukuvuga uba wihakanye. Tugiye mu gitabo cy'Abaheburayo, actually iki ni ikintu kinini twavuga kikavamo deba ndende cyane. Mu gitabo cy'Abaheburayo niho havuga ngo ni abantu ubwoko ki bataza mu bice 6 ku murongo wa 4 na 5 na 6. Ni igice kivuga ukuntu abantu abo ngabo batazigera bababarirwa nabahe. Ni ukuvuga umuntu watutse umwuka wera dabora agomba kuba, kuko ushobora gusanga umuntu hariya hanze nk'umuntu utamuzi akamwihakana ntagamuzi. Uwo nguwo icyo cyaha naza akihana akavuga ati nari ntarasobanukirwa. Yobu yaravuze ngo mbabarira navugaga ibyo ntazi. Nari ntarasobanukirwa ariko nasobanukiwe. Amaze gusobanukirwa akaza akihana azababarirwa. Ariko umuntu utazababarirwa, icya mbere nanone mu Baheburayo barabivuga, ni umuntu wihakana amaraso ya Yesu. Sibyo? Ayo maraso Imana yagize y'agaciro yarutisha ibindi bintu byose. Nuko aho ngaho niho hakubiyemo icyo kintu. Nuko wenda byavuzwe mu ijwi mu ijambo rimwe ritoya, ariko navuga ngo naho ngaho rukubiye. Nabivuga nkavugamo ibintu byinshi cyane. No muri Yohana barabivuga ukuntu intama zanjye ngo ntawe uzazivumvunura mu kiganza ngo kuko nazicunguje amaraso yanjye y'igiciro cyinshi. Usanga byose bihuriye hamwe byerekana yuko ni ya mana, ni wa Yesu, ni wa mwuka wera, ni bwa butatu butagatifu wamwemeye. Kuko nanone mu Baroma ibice 10 wari umaze kuhavuga, no ku murongo wa 10 haravuga ngo niwatuza akanwa ukemera yuko mu mutima wawe ukizera yuko Imana yamuzuye, nawe urakizwa. Sibyo? Ni ukuvuga nicyo kiduhesha agakiza daboro. Ugomba kubanza ukatuza akanwa kawe. Ni ukuvuga urimo urabyemera neza, nturi bubituke, nturi bubitesha agaciro, nturi bubica amazi. Icyo gihe uraba utarimo urabituka, urimo urakora ikinyuranyo cyo kugira gute, cyo kubikora. Ni watuza akanwa kawe, mu mutima wawe ukemera neza yuko Imana yamuzuye byagenze gute, yaje kudupfira amena amaraso y'igiciro cyinshi. Ibyo byose numara kubyemera, mu mutima wawe ukabyemera, ukanabyizera ko ari byo byabaye, ni ukuvuga urimo urakora ikinyuranyo gitandukanye no kuba wabituka cyangwa kubitesha agaciro. Icyo gihe nibwo uzakizwa. Ngaha ahantu hashingiye iryo jambo, ngaha ahantu hashingiye icyo kibazo wari ubajije. Donc umuntu wese ashobora kubabarirwa unless umuntu wamenye neza mwuka wera, akamenya imbuto z'umwuka wera, akamenya impano z'umwuka wera, akamenya umurimo w'umwuka wera, akanasogongera kuri mwuka wera. Tubyumvikana agomba kuba yarasogongeye akamenya ngo mwuka wera merate, mwuka wera akora iki, mwuka wera muri njyewe ninde, akaba yaramumenya akamusobanukirwa. Uwo wamaze kumumenya neza cyane yarangiza akabireka agahindukira noneho akamutuka, ngo nguwo niwe utazababarirwa. Ntabwo ndi kubyumva cyane kuko mwamwe murambwira kanze nanjye ngira icyo nongera. Mwanze mbazeho akantu gatoya. Aho ngaho mwambwira ngo niwe utazababarirwa, kandi kanya kumbwira ngo niwihana nese uwo muntu agarutse akavuga ati hano nari narayobye, ni Satani wari wanjyanye, imeze bite rwose, nje gusaba imbabazi, ndagarutse natutse umwuka wera, nje gusaba Imana imbabazi, arasabye wapi? Nakubwiye ngo icyo ni icyigisho kinini. Niyo mpamvu mbona byazaba byiza uteguye sije yacyo tukazakivugaho ukundi, uko ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kigari, ntabwo twagisobanura mu magambo. Birasaba ngo dusome ibyigishwa 3, 4, 5 kugira ngo base abo bantu babashe kucyumva. Ubwo mbivuze mu ncamakeya, muri make cyane nashobora kuvuga, ariko icyo navuga nuko ngira ngo biba byiza tugiye tubivuga tukabivuga turimo turanashyiramo n'ayo magambo tuvuga yariyo. Hano mu Baheburayo ibice 6:4 haravuga ngo kuko bidashoboka ko bamaze kuvirwa n'umucyo. Umucyo tuvuge ko ari mwuka wera bamaze gusobanukirwa, bagasogongera impano iva mu ijuru, ari we mwuka wera, bakagabana mwuka wera, bakanasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane uko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana
bakamukoreza isoni ku mugaragaro. donko umuntu utarakizwa, umuntu wibereye hariya mu byaha, iki kintu ntabwo kimureba, sibyo? Umuntu utaramenya mwuka wera, umuntu utaramenya impano z'umwuka wera, umuntu utarahabwa impano y'ijuru. Urareba iyo umuntu amaze gukizwa, hari impano mwuka wera atanga, hari impano runaka duhabwa, benshi bazita iz'ubuhanuzi, abandi z'iki, hari impano, sibyo? Ariko akamenya n'imbuto z'umwuka wera, akamenya yuko umwuka wera arashaka ngo ugende gutya mu Bagalatiya ibice 5 uhamanutse ubona imbuto z'umwuka wera n'imbuto za kamere. Noneho yamara gusobanukirwa akanasogongera. Ikibazo ahantu gikubiye kiri muri aka kantu ko gusogongera. Eri ufashe icyo kirahuri urimo uranywa iyo ji, uzuki iryoshye imeze, urayinyweye, urayumvisha, urayisogongeye, umenya uko iryoshye. Hanyuma mu gitondo burakeye uraje urambwira ngo ya ji nanyweye burya ntago yari ji, kandi warayishimye, urayimenya, irakunyura ku mutima wawe. Ni ukuvuga aha hari buzemo ikibazo cy'umutima, irakunyura ku mutima wawe, wumvira amanutse ngo hanyuma burakeye mu gitondo urambwiye ngo iriya ji nanyweye ntago yari ji, yari amazi. Iriya ji nanyweye ntukanayinywe, ntukanayigure tu n'ibindi, niko bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ugomba kubanza ukamenya ugakizwa daboro. Kiriya kintu ririya jambo twavuze ngo niba tuza akanwa kawe, umutima wawe ukizera yuko Imana yamuzuye, nawe uzakizwa. Icyo ngicyo kikabanza kikakubaho. Hanyuma warangiza ukava muri ibi ngibi. Pawulo ari mu gitabo cy'Abaroma yaravuze ngo, ngiye kuvuga byinshi murambabarira, iyo mutangiye kuvuga ino sije muba mukoze ahantu hari sensitive cyane ku buryo wumva amagambo akomeza yisukiranya. Pawulo atangira mu gitabo cy'Abaroma, nicyo gitabo cya mbere yanditse, yari atarakizwa, nawe yari atangiye inzira y'agakiza, sibyo? Ariko ataragera aho yumva ashaka, ataragera aho yita ngo ataragera avuga ngo tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro, sibyo? Yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ni ukuvuga yari mu nzira agira ate, yerekeza ku nzira y'agakiza, yerekeza kugera aho ashaka. Ariko yari yaramaze guhura na Kristo. Ni ukuvuga iki si igikorwa cy'umunsi umwe, si igikorwa cy'iminsi ibiri, ni igikorwa kigomba guhinduka ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukakibamo nk'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Iyo watangiye kuba rero nk'ubuzima bwawe bwa buri munsi, nibwo ubasha gusogongera, nibwo ubasha kumenya mwuka wera, nibwo ubasha kumenya imbuto z'umwuka wera, nibwo ubasha gusogongera. Mwuka wera araryohereye, mwuka wera araryoha. Biranagoye kugira ngo umuntu wamusobanukiwe, wamumenye, amwihakana abe yanamutuka. Birashoboka ko abantu bajya bacika intege bakagwa bagasubira inyuma. Uwo nguwo ntagahwanye n'uwo muntu watutse mwuka wera. Gusubira inyuma ugacika intege ukagwa ntago bihuye no kuba waratutse mwuka wera. Uko biri kose aho uryamye ubu bizi yuko nubwo uryamye uri gukora ikintu kidakwiriye, nubwo waguye ntago urimo uragendera mu nzira zikwiriye, igikwiriye ubukizi. Ni ukuvuga uwo muntu agomba kuba yarabanje akamenya yuko gukurikira Yesu nicyo kintu, niyo nzira ikwiriye. Hanyuma noneho akazabivamo sasa, noneho agashaka kubitesha agaciro. Uwo muntu uwo nguwo nguwiri jambo riri kuvuga. Buriya nka Yuda wamugereranya nk'uwo ngo Yuda wuhe? Yuda Iskariyote. Yuda biragoye kugira ngo mbe namugereranya n'ikintu na kimwe, ariko namugereranya nkabyo. Ikintu kizacira Yuda urubanza nuko yapfuye yiyahuye. Nicyo yazize gusa. Byarashoboka kuko amaraso ya Yesu ariko yari atarameneka. Kuko ndibuka iyo aza kugirirwa ubuntu ntiyiyahure, kuko amaraso ya Yesu yaramenetse. Reba kiriya gisambo cyari ku musaraba cyaravuze ati, Yesu nugera mu bwami bwawe unyibuke. Muri iryo segonda Yesu yaramubwiye ngo mukanya turaba turi kumwe muri paradizo. Ni ukuvuga ntago bisaba ibintu byinshi, ni ukubishyira mu mutima wawe ukabyemera, warangiza ukabyizera. Wamara kubyizera ubundi ni automatically. Ako kiriya gisambo ntago cyapfuye, ntago cyapfuye kubona ubugingo. Uramujama ntiyasikaminze Yesu. Ntabwo yamusikaminze. Ni ukuvuga yarizeye. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana. Haranditse ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho iteka, ko atigeze yizera umwana w'iki w'Imana, ari we nde? Ari we Kristo. Byari ikintu ndimo gusoma Bibiliya, kiriya gisambo ntago cyapfuye kwizera, kuko narasomye ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Uko biri kose hari umugabo bita ngo Longeres, umwe wateye icumu mu rubavu rwa Yesu. Uriya mugabo yari afite ikibazo cy'ijisho rimwe ritareba. Urabona ngo ateye ngo icumu mu rubavu rwa Yesu kugira nyine ngo amurangize. Amaraso ngo arataruka agwa mu jisho. Aguye mu jisho ngo uwo muntu ahita agira iki? Atareba. Siko Bibiliya bivuga. Uko biri kose kuko kwizera kuzanwa
n'ibintu umuntu Yarebye. ntabwo umuntu apfa, hari ibintu umuntu aba yamanje kugira ngo wizere hari ibintu uba wumvishije ibyo bintu ukabyizera, noneho ukaba wari ko kwizera, sibyo? uko biri kose kiriya gisambo cyabonye biriya bintu, kuko yahise avuga ngo yari umwana w'Imana nubwo tumwishe. kiriya gisambo rero bishoboke ko cyahise kivuga cyararikabusa nubwo bari kutubamba hamwe n'uyu muntu, uyu muntu ntabwo ariko dukwiriye ntabwo gupfa dukwiriye gupfana rumwe, uyu muntu ni umwana w'Imana. Mu yandi magambo yari yamaze kwizera. twari turimo kuvuga ngo gutuka umwuka. ubundi umwuka ni nde? umwuka bose ni Imana, ni ubutatu butagatifu. umwuka si Imana, ari mu butatu butagatifu. Imana n'umwana n'umwuka wera. ni ukuvuga ngo ubutatu butagatifu bugize Imana. ni ukuvuga ngo Yesu ari muri bwa butatu butagatifu. ibyo Rasheli yari arimo avuga. gutuka umwuka wera rero ni kwa kundi uba wamenye imbaraga z'Imana ukizera Yesu, none ukongera ugahakana za mbaraga wizeye, ukazihakana wari umaze kubimenya. niba babandi uzasanga umuntu yari azi kubwiriza, azi kuririmba, azi kugira iki, yanasomye Bibiliya neza, yarakijijwe, ariko akagera aho nyuma akagwa agasubira inyuma. wabimubwira akavuga ngo ibyo ngibyo ndabizi, ari gutuka umwuka. ibyo bintu arabizi, nuvuga ngo ari guhakana za mbaraga azi neza n'ubushobozi zigize iki zifite. kandi twasomye Yohana ibice 3:10 bazave ku wa 14 kugera ku wa 18. Mwumva ukuntu handitse. Hanige nyandeba nk'abantu nk'aba atheist nk'urugero, babandi bita ngo n'aba atheist ntago bizera Imana, ntago bagira gute, ugasanga arakubwira Imana gukubita impaka za hatari, ati oya ngo genda usome muri uyu murongo uyu n'uyu, ugasanga ahantu hose aranahaza no kurusha twanza. iyo yose yarayisomye yarayirangije. no gutuka umwuka nuko aba yarasomye ibintu, ariko kuko gusoma Bibiliya ni kimwe, ariko udafite umwuka wera. Bibiliya ni igitabo cy'amateka, ni amateka nyine. wagisoma nk'amateka kikakubera nk'amateka, nk'uko twiga za geography, tugasoma za histoire, tukiga za matematike, tukiga ubuganga, tukiga n'ibindi byinshi cyane. na Bibiliya rero udafite uwo mwuka wera wo kugusobanurira, wayisoma bikakubera gutyo. niyo mpamvu baba babizi neza, azi n'imirongo nahiri, ariko uburyo ayigusobanuriramo ujye mwitondera. umuntu ufata akantu gatoya akakagusomera atagusomeye context yose ngo niki. ubundi Bibiliya ivuga iki? Bibiliya itanga message imwe. Bibiliya ivuga Kristo kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya. Isezerano rya kera harimo uko twacunguwe, ni nabyo twahereyeho. twakoze ibyaha, twese twakoze ibyaha, ntitwashikira iki? ubwiza bw'Imana, duhinduka ibivume, duhinduka iki? noneho hakazaho ubuhanuzi bw'ukuntu tuzababarirwa nande na Yesu. ba Yesaya barabihanura, ba Yeremiya n'abandi batangira guhanura ibyako gakiza. ni nayo topic turiho, ngo agakiza ni iki? Gakiza ni Yesu. batangira kubihanura, noneho isezerano rishya rigasohoza iki? ibyako gakiza, ariko nde? ariko Yesu. newe n'igitabo cy'indirimbo muzajya musoma indirimbo nyinshi ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho iyi migozi. ngo mbese byavuye se kuki? ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine niyo yambohoye. ngo byavuye ku gushaka, ngo ntago noneho muri imyaka ngo suko nari mwiza habe namba. ntago nari mwiza, yewe na Paulo yarabivuze ngo sinari mwiza, ngo ahubwo ni ubuntu bw'Imana bwangezeho burambuhura nyine bumpa kubaho. sore kubaderanja. ikiganiro kirakomeza mu kanya, nuko turimo hagati narimo ndeditinga mu kanya nsanga turimo hagati hari igihe tekinoloji itagenda neza, hari utuntu twapfuyemo neza, ariko Imana ishimwe ko nari mfite backup, abandi ndagira ngo ndukore neza, ikiganiro kigakomeza aho cyari kigeze. ariko mu byihanganire, kandi abashimiye kuba mugejeje aha ngaha muri kureba. ntatinzeho rero, reka dukomerezeho turebe aho ikiganiro cyari kigeze, ubundi dukomereza aho ngaho. Imana ibaha umugisha, murakoze, reka dukomeze. uyu Paulo rero akimara kuvirwa n'uyu mucyo, uvuga ngo yari mubi cyane, yari mubi imbere, ariko dore amaze kuvirwa n'uyu umucyo wa Kristo umaze kumurasira, arangije arandika mu Bafilipi ibice 3:7 aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye ngo nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo,
ngo ndetse n'ibintu byose ngo mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira iki, butagira akagero, aribwo kumenya nde Yesu Kristo. Kubw'uwo ngo nahombye ibyanjye byose, ngo ndetse ngo mbitekereza ko ngo ari amase ngo kugira ngo ndonke nde Kristo. Imana ishimwe cyane. Uyu Pawulo rero waviriwe n'uyu mucyo akagakiza kamugeraho, yari mubi cyane pe. Bishatse kuvuga ngo urukundo rw'Imana nta muntu rutageraho. Iyo umuntu amaze kuvirwa n'umucyo, amaze kubona agakiza k'Imana, ikintu cya mbere Imana ibanza gukora aba icyaremwe gisha, igahindura wa muntu wa kera agapfa hakazuka undi mushya. Haleluya. Ntaba agikora ibye, ahubwo ibyo akora byose n'ibyo avuga ayoborwa nande na Kristo. Ngo ibice Yohana 3:16 aravuga ngo uko Mose yamanitse ngo inzoka ngo mu butayu, ngo niko umwana w'umuntu ngo akwiriye ngo kumanikwa, ngo kugira ngo umwizera wese akizwe nawe. Noneho Mose aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese ngo abashe ngo guhabwa iki, ubugingo buhoraho. Nubwo tubivuga gutya birabishatse gushushanya iki? Mose, mwibuke Abisirayeli bari mu butayu, bari kujya i Kanani, hari ahantu bageze Mose noneho amanika inzoka, kuko bari bagize sinzi ibibazo bari bagize, aravuga ngo uyirebyeho wese yari guhita akira. Uzi ko hari abantu banze kureba iriya nzoka, hari abantu banze kureba iriya nzoka, kandi ko ari ukuyirebaho ugahita ukira. Ariko ngo nimba ari abantu ngo inzovu ebyiri, ubwo ni nk'ibihumbi nka bingahe, ngo banze kureba ngo iyo nzoka Mose yari yamaze, hanyuma ngo bakizwe bahite bakira. Gukora ukuyireba gusa. Birabishushanya ko Kristo yari kumanikwa, yaramanitswe kugira ngo umurebaho wese akamwizera abashe gukizwa nande na Yesu Kristo. Nubwo ibi tubivuga, turabivuga, hari abantu batabyumva, hari n'abantu badashaka no kubyumva. Akinafungura yakumva ngo turi kuvuga ngo ibya Yesu byo kwizera ibiki, agahita yumva ni ibintu biri aho ngaho bidafite icyo bimaze. Ntabyemere, bikamera wambwiye harya umuganga. Yego, ndacyari sorry kubishyira no mu kiganiro. Oya, nta kibazo. Nanjye nabikoze imyaka 7. Hari igihe umubyeyi yasaga kuvuza nk'umwana nko mu bitaro, umwana akaza arembye cyane pe, umwana ukamuha umuti akanga kuwunywa, agafunga umunwa, kandi uwo muti yaza kuwunywa ari uri bumugirire umumaro, yari guhita akira ya ndwara, bikamuviramo no gupfa kubera ko yanze kunywa umuti. Dore umuti rero ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana. Iyo wanze kunywa uyu muti urapfa. Kuko ijambo ryarambwiye ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize iki? Kutamenya. Iyo umaze kumenya ukizera, kuko kwizera kuzanwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana, ukabugize kwizera. Iyo wanze kunywa umuti rero w'ijambo ry'Imana no kwizera Yesu Kristo, urapfa ukabura ubugingo, kuko ijambo ry'Imana hasi ryatubwiye ngo uwizera Yesu Kristo afite ubugingo buhoraho, utamwizera amaze gucirwaho iteka kuko atigeze agira iki? Yizera Yesu Kristo. Kandi turongera turavuga ngo cya gisambo cyizeye Yesu Kristo, kumwizera gusa gihita kibona ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye Imana Yesu Kristo asiga intama 99 akajya gushaka intama imwe. Abisi rero ukuntu bijya bigenda, iyo yazimiye ari mu rusengero bakabona yazimiye, ayiwe bahita barayitenga bakayiha kato, bakayishyira mu kato. Kandi uwo muntu niwe tukwiye kugira iki? Kwereka urukundo, kuko yazimiye, tukamwereka umwami Yesu Kristo, tukamugarura mu nzira. Murakoze. Gako agakiza ni Yesu. Aho kantu waruvuze ngiye nshaka kubazaho, ko Mose amanika inzoka, kuko muri biriya hari igihe bajya bakwereka ko ikintu cy'inzoka ari ikintu cyavumwe kimeze gute, ariko ni gute noneho bagifasha bakagira ko urugero ko ari ikintu umuntu agomba kurebaho kugira ngo akire. Urifuza igisubizo cyo muri Bibiliya cyangwa muri Bibiliya? Nshaka opinion, kuko muri Bibiliya wenda ninjye wari ukizanye, reka nongere nkigarukeho. Kiriya kintu dukurikije Bibiliya, waturebeye Yohana ibice 3:14 tukamanza tukahasoma, kuko mu isezerano rishya ryahise ribisobanura iki iyo nzoka yashakaga kugira iki?
gusobanura icyo iyo nzoka yashaka gusobanura. Umva ukuntu handitse ngo kandi ngo nk'uko Mose yamanitse ngo inzoka ngo mu butayu, bari kuvuga ya nkuru yabaye, ngo ni ku mwana w'umuntu ngo akwiye kugira iki, kumanikwa. Yesu yabaye umuntu akimara kugera mu isi, yahise yambara umubiri w'umuntu, yambara akamero ko kwitwa umugaragu nyine w'imbata, aba umuntu, ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa iki, ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ibintu byose muri Bibiliya Eric, yaba isezerano rya kera n'isezerano rishya, risobanura Yesu Kristo. Byose bivuga Yesu Kristo. Bwari ubuhanuzi, buriya bwari ubuhanuzi. Ndaguhereza urugero. Aburahamu ajya gutamba Isaka, ngiye kukubwira, hari abantu bagiye bashaka kubesha abantu ngo zana Isaka wawe, ngo uzuture, ngo urabona umugisha, ngo ibiki n'ibiki, bakababesha. Mureke mbabwire, imigisha ni myiza, ariko Matayo, ijambo ry'Imana muri Matayo ryarambwiye ngo mumanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, ibindi byose ni inyongera. Kanongere ngaruke kuri Aburahamu. Aburahamu ngo yatambye, yagize kwizera, kwa kwizera Imana yamusabye nde, Isaka. Aragenda ajya kumutamba. Najya hangana babaza ikibazo, ese Aburahamu yaramutambye, yatambye Isaka cyangwa ntabwo yamutambye? Kugira ngo mbone okay, nge ku cyanjye giti navuga ngo yaramutambye, kuko Imana igira iba mu mutima. Mu mutima yaramutambye, ariko none nkagaruka kuri nizo mwari muvuze nibyo, inyuma ntiyamutambye, ariko mu mutima. Impamvu Imana yazanye kiriya gitambo, ndi gushaka kuguhuriza ibintu byose byo muri Bibiliya ko byavugaga Kristo. Ni ukuvuga ngo Imana yarebye mu mutima, ibona yagize kwizera. Kwa kwizera turi kuvuga kuzanwa no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Imana imaze kubona ko Aburahamu agize kwizera, iravuga ngo ntago nakwemera ko Isaka apfa, ahubwo aho mu gihuru hataturuka iki, umwana w'intama. Uwo mwana w'intama bajya bababesha ngo mumuzane, ngo amaturo, ngo muzane amaturo, ngo tubatambire Isaka wanyu. Uwo mwana w'intama yashushanyaga Kristo, uzaza gupfa mu cyimbo cyacu, agapfa twe tukabaho. Uwo mwana w'intama niwe waje aturutse mu gihuru. Isaka Aburahamu aramutamba, noneho Isaka abaho. Bisobanuye ko Kristo yari gupfa, hanyuma twe tukabaho. Isaka yabayeho. Bivuze ko bitakiri ngombwa ko dutanga ibindi bitambo, ariko oya uvuze bivuge ko bitakiri ngombwa ko dutanga ibitambo ba Isaka bacu, ntabwo ari ngombwa ko tubatamba. Kristo yatambye rimwe ku bwacu. Umva ukuntu Yohana yavuze, umva icyo Data ashaka, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza uwo mwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo ngicyo. Ntabwo ashaka kugira ngo dutange ibitambo by'amapfizi, twirukanke ku numa z'intungura n'ibiki byose. Ibyo byose amaraso ya Kristo yabikuyeho. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo umwenda wari ukingirije ahera ngo watabutsemo kabiri, ngo guhera ngo hejuru kugera hasi. Bishatse kuvuga ngo kubakomeye n'aboroheje. Eric, urabyumvishije? Noneho ibintu byose bivuga Kristo. Iriya nzoka barayirebaga, yashushanyaga Kristo uzaza kudupfira. Noneho umuntu umwitegereje akamwizera agahabwa ubugingo bugize iki, buhoraho. Ngo uyu muntu wamaze guhabwa ubugingo buhoraho niwe uba ufite akagakiza, ntabwo yongera kugira depresiyo no kwitekerezaho n'ibindi byose. Kristo amumara agahinda. Nimba abantu batwumvishe ugifite agahinda kadashira iteka ryose, ukaba ufite kwicira urubanza muri wowe, wanatekereza ku iherezo ryawe ukumva ugize ubwoba bwinshi cyane, ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko ijambo ry'Imana ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ntabwo ugitinya urupfu. Kristo akumara ubwo bwoba bwo gutinya iki, urupfu, ukaba ufite ibyiringiro bidakoze isoni, ukavuga ahubwo nzapfa ryari, kubera ko uyu mubiri uzabora. Uyu mubiri uzabora, ariko ubugingo ni imbuto itabora. Birangoye kubyumva ibyo bintu, kubera ko ajya umbwira ibintu ngewe nkahita nkubitana muri logike zanjye, sibyo? Nkasanga mu rusengero, uretseho gato, nkasanga nko mu rusengero umuntu koko nsanzwe ari umuntu mbona ataye uriya muntu kabisa arasenga bya dani. Abona ejo bundi araje arashima ngo ndashima Imana, ejo bundi imodoka yari ingonze nari mpfuye, none ndashima Imana ko yankijije nkaba ntapfuye. Ni gute kandi umuntu asanzwe akijijwe kuko adashaka kwipfira ngo yigire mu ijuru vuba ahubwo? Urifuza ngo usubize?
ni gute nyine ikintu washima cya Imana ngo mbere, yagukijije urupfu ngiye kugusubiza ibintu bibiri. Kandi ariyo Ikintu cya nzira. mbere ndabanza ngo usubize kuri kiriya wavuze cy'inzoka, ndagusubiza mu buryo bwa siyansi. Muri siyansi iyo inzoka ikuriye, bari abantu bari barariwe n'inzoka, aba ngaba turi kuvuga muri Yohana, bari bariwe n'inzoka. So rero ubumara, kugira ngo babone ubumara byasabaga n'ubundi ubumara, hasabwaga indi nzoka. So muri siyansi kugira ngo bakore ubumara bukiza bwa bumara wariye, iri foke babanza bagafata ubumara bw'inzoka, iyo nzoka yakuriye bakagenda bakabuvanga n'ikindi kintu kibuneterariza ngo kitakwica, hanyuma bakabukoresha kugira ngo buze kuza kugukiza bwa bumara ya nzoka yakurishije. Ubwo bumara rero ubwo ngubwo bafata bakajyana muri shimi, ngiyo ya nzoka yashyizwe ku musaraba, nguwo Yesu, sibyo? Nguwo Yesu, nushaka Yesu aho wamushyira hose, numushyira muri shimi arajyamo, numushyira muri biology arajyamo, numushyira muri geography arajyamo, numushyira muri histoire arajyamo, aho wamushyira hose Yesu ni byose. Umuhatari niko navuga, uko bivuga byose. Reka nze nkubwire, ibaze Kristo ubasha guhindura umuntu wari umugome, ari umwicanyi. Uko Pawulo ari mu gitero cy'abantu bishe Stefano, nawe yarabivuze ati bica Stefano, nari impari ndi mu bakuru ba mbere, noneho uwo ari uri gutegeka, ushobora guhindura uwo mutima. Noneho uwo Pawulo niwe wanditse inzandiko nyinshi cyane zo mu isezerano rishya. Nta kindi kintu yavugaga Kristo. Icyo ni icy'inzoka. Icyo abantu bashima Imana ngo kuba yabakijije urupfu ni gute kandi basanzwe bakijijwe. Reka ngusubize. Hariho ubuzima tubamo, ntekereza ko ubu ngubu ngewe uramutse umbajije, Pawulo yarabivuze ngo kubaho ni inyungu, gupfa nabyo ni izindi nyungu. No kubaho ni Kristo, ku mukristo wese uzi Yesu. Mbivuze vice versa. Ariko icyo nshatse kuvuga, kuri Pawulo yararebaga akabona kuri we ni byiza yuko yapfa, ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga mbayeho ni byiza kuko ndakomeza mvuga ubutumwa, nzane abantu benshi kuri Kristo. Ariko nanapfuye, namaze gukora imirimo myinshi ihagije. Ni ukuvuga ndi tayari yo kugenda, umutima wanjye uriteguye, n'uyu mubiri urangura. Hari akantu nigeze gusoma kavuga ngo ku muntu uzi Kristo, reka mpere ko utazi Kristo, ku muntu utazi Kristo w'umupagani w'umunyabyaha, iyi si tubayemo kuri we ni paradizo. Turi kubyumvikanaho? Umuntu utarigeze umenya Kristo, udateganya ijuru, iyi si tubayemo kuri we ni paradizo. Abo bantu mubareke babeho ubuzima bwabo bw'injoyinga hano ku isi, kuko iyi niyo paradizo yabo, nta yindi nyuma y'iyi ngiyi ihari. Kuko ikuzimu ni habi. Hanyuma ku mukristo wamenye Kristo, iyi si tubayemo niko kuzimu tubayemo. Ubu twebwe ku bakristo twebwe turi mu kuzimu. Nyuma y'aha ngaha twe nibwo twiteze ya paradizo, twitegereje ibindi byiza biri imbere. Ni ukuvuga uwo muntu uvuga ngo ndashima Imana, reka nguhe nk'urugero nkanjye. Ejo bundi nararwaye njya mu bitaro, numvaga narembye, ariko nashimye Imana ko Imana yankijije, ko ntapfuye ngo ngwe kwiseta. Icya mbere, uratekereza nk'umwana w'umuntu, mfite abana banjye kubasiga bakiri batoya, nkumva hari nahabaye nkihabaye, kandi nubwo ntahaba n'ubundi Imana yakomeza ikagira gute, ikabarera, kuko kuba babayeho ntago babayeho uko ngewe mbabeshejeho. Nagira ngo nkubwire ko ntacyo mfite kuba nakora Imana yadesize ngo uyu mwana aragenda uno munsi ngo ngewe hari icyo naramiraho kuri uwo munsi, nta naga virigire nashyiraho ngo Mana murengere. Imana yamaze gufata umwanzuro, nta jambo rihari. So hari icyo kintu bajije, harimo imitego ya Satani, hari imitego umwanzi adutega. Ese urabyemera ko Satani hari imitego adutega? Hari imigambi Satani aba yagambiriye, hari n'imigambi ijuru riba ryagambiriye. So impamvu dushima Imana, hari igihe Satani agutega umutego agira ngo arebe ko wagukubita hasi ukarambara rukabuhe. Nk'ubu hari igihe nshobora gukora impanuka cyangwa se nkahura n'ibyago, tuvuge nka kuriya Yobu yahuye n'ibyago arangije yitotomba ku Mana. Satani yagira ngo wenda yitotombe, narangiza avuga ati wa Mana we, n'ubundi igihe nagukoreye ibi nibyo umpembye, ntacyo mvuze, ntacyo umaze, ndakuretse nkuvuyeho n'ubundi kugukorera, ubundi ukayivaho ugasubira ku Mana. Izo ziri zimwe mu mpamvu, ni imwe mu mpamvu zituma Satani aduteza ibibazo n'ibigeragezo. So hari igihe iyo mpanuka iba yabaye, wenda ari Satani wayiguteze ngo uyigwemo. Hari igihe ahari Imana yabonye ko iyo modoka igiye kuzagukoresha indi mpanuka ikubye 5 wenda, izatuma
utakaza ubuzima bwawe ugapfa igihe kitageze, Imana ikagukoresha iyo mpanuka ntoya ngo iyo modoka iba ivuye mu muhanda. Aho hombi harimo amashimwe y'Imana. Kuba utapfuye harimo amashimwe y'Imana. Icya mbere, misiyo Imana yaguhaye ku isi ntirarangira. Hariho abantu bapfa bakenyutse kubera ko Satani yabibye. Icyo ntabwo uri bucyumve. ntabwo ndi bubyumve. Ndabizi neza ko utari bucyumve, ariko ibyo birahari. So rero biterwa n'icyateye iyo mpanuka. Uko biri kose, kuba Imana yaturinze, kuba tubyutse mu gitondo tugashima, ni uburinzi bw'Imana iba yashyizeho. Satani atega imitego uko bwije n'uko bukeye kugira ngo iduhitane, dupfe dutunguwe, dupfe hatageze, hanyuma tuzarimbuke. Imana nayo ikaturinda kugira ngo itegerezeho gatoya, irebe ko twakihana. Ngo umwami wacu Yesu ngo ari mu ijuru, hari umuririmbyi yabiririmbye ngo yicaye iburyo bwa se, ngo ahora ngo adutakambira, ngo buretse gatoya ngo nuriya yakihana. Yicara ategereje ngo arebe ko runaka yakihana. Niyo mpamvu uzarebe no mu gihe cyo gutaha, no mu gihe cyo gucyurwa kw'itorero, hataha urubuto rweze. Niyo mpamvu abantu bamwisi bavuga ngo abeze ngo rega ngo ababi ngo ntaho bajya hese, kandi Imana idashaka ko batahigira ngo babanze bakizwe. Ntaho bagomba kugenda. Imana igomba gutwara abeza biteguye, bari tayari, ibona ko ari imbuto zeze, abo niba Imana itwara. So kuba tukirindiwe hano ku isi si uko turi abanyabyaha. Kuba tukirindiwe hano ku isi nuko umurimo n'inshingano zacu dukora zitararangira. Nta kindi gituma Imana iturinda iyo mitego ya Satani. Naho ubundi hari igihe Imana nimba ibona Satani naza akashaka kugambira kukwica, akabona Imana ikabona uri butaha ukijijwe, ikakureka ukagenda kandi ugataha. Ubundi tukaririmba ngo umugeni aratahe. Okay. That's it. Ariko reka na Fisto nawe atubwireho ni kubera iki abantu bashima Imana ko ngo bakijuru kandi ariyo nzira yo kujya mu ijuru. Tumanze tumenye ubundi abanzi dufite kuri iyi si ni bangahe? Ni batatu. Ni iyi si, umubiri na Satani. Iri turi kubyumvika nibyo. Umubiri n'umwanzi. Wewe uko umubiri ari umukunzi wawe, ukosha ngo ujye gukora ibi ngibi. Ubundi iyo utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umubiri urakuyobora. Urakubwira ajya gukora ibi, bya bindi byose tuzi bibi. Umubiri ukakosha, kandi numara gupfa ntabwo uzajyana n'umubiri, uzawusiga aho ngaho. cyane ntabwo uri kubyemera. Ndimo nabyumva ariko njye mfite ibibazo byinshi cyane. Hanyuma kuri Satani rero, Satani we ikintu ahora atwifuriza ni ibibi gusa, nk'iyo mpanuka, ibiki n'ibindi kuduteza uburwayi n'ibindi byose, kuko turi mu isi biba bigomba kutubaho. Ariko ku cyanjye giti gisimbifata nk'igitangaza, nta kuba yababaza umubiri ntababaza ubugingo. Ni Imana yamwemye, ababaza umubiri uko ashoboye pe, akaba yaguteza iyo mpanuka, Imana ikayikurinda. Niyo mpamvu umuntu ashima Imana, ariko ntabwo afite uburenganzira ku bugingo. Ni Yobu, wibuke Satani ari kumusaba Imana, Imana iramumuha, aramugerageza pe uko ashoboye kose, ariko Imana yamwimye ubugingo. Nuko ubugingo ni ikindi kintu Satani atajya agiraho uruhari, kandi ubwo bugingo nibwo buzabona Imana. Ariko uyu mubiri wo uzagira iki? Uzabura. Uno mubiri wo uzabura. Ngewe ibyo ngibyo nanjye ibyo bintu nibyo nizera ko ubundi utapfa umunsi wawe utageze, sibyo? Ese ubundi turacyari kuri iryo shimwe. Ubundi ishimwe rikomeye cyane umuntu akwiye kuba yagashimye ni irihe? Nivuza ko Imana nimba ubugingo bwawe nimba bumeze neza mu Mana, ibyo byose numva wagashima Imana. Imana yangize gute, yampaye ubugingo, numva nezerewe umutima wanjye. Urakoze cyane. Umva ishimwe rikomeye cyane dufite ni rimwe, nuko ni nayo topic turiho. Ishimwe dufite dukwiye no guhagarara imbere y'abantu tukababwira, nuko Kristo yatumurikiye akatuvana mu mwijima w'icuraburindi, akaduha agakiza ke ku buntu, nta kiguzi na kimwe dutanze. Ntabwo ubuhamya dufite, hari ibintu twayaga twumva ngo uwo bita ngo nimba ari Alice n'abandi ngo yagiye ikuzimu, abantu bakabitega amatwi. Biriya bintu nta hantu byakugeza, ntabwo bishobora kukugeza. Biriya ntabwo ari ubuhamya bwafasha umukristo. Ubuhamya bukomeye cyane dukwiye kubwira abantu nuko Kristo yatukuye hehe? Yadukuye mu mwijima, aratumurikira, umucyo we uratumurikira.
nibwo buhamya bukomeye. Ibindi rero, ibindi byo ni ya mitego Satani agenda adutega buri munsi uko bwije n'uko bukeye, Imana ikayiturinda, hanyuma tukaba twashima Imana ko yaturinze. nyine ngewe aho ndabyumva pe, ari ndabyumva. Ikintu ngewe nkuza kugiraho ikibazo ni uko mbona abakagombye kutuyobora ari busanga wenda bakushyira mu nzira, akakubwira ati muzane amaturo, muture, dusenga Imana, dusengera ibyifuzo, pasiteri agomba kugura imodoka, reka twitange tuyimugurire kugira ngo ajye azabona akora umurimo w'Imana, sibyo? Ukitanga ngo nimba hano numvise ngo n'iryo deni ngo ugende ujye kurifata ngo nyine uze tugurire pasiteri imodoka. Nigeze kubyumva hano. Icyo ni ikinyoma. Urumva, ugenda ufate n'ideni uze tugurire pasiteri imodoka kugira ngo ajye abone uko aza twigishe mu ijambo ry'Imana. Ikinyoma cyuzuye. Nk'ibyo ndabyumva nkavuga se, nimba pasiteri ari kubwira umuntu ngo nagira afata ideni, yanditse hehe? Ikintu cyose kitanditse muri Bibiliya ntabwo ari ukuri. Ngenda byumva ariko nyine abagombye kutuyobora kuki batuyobya. Erigi, ndagusubiza mu ijambo rimwe gusa ryoroshye. Yesu Kristo yaratubwiye ngo mwitonde, muramenye mu minsi y'imperuka. Yego. Mu minsi y'imperuka ni iryo jambo ryonyine ndi bugusubirizemo, nta rindi, nta n'irindi jambo. Mu minsi y'imperuka hazabaho abahanuzi b'ibinyoma, hazabaho inyigisho z'ibinyoma, abantu bazaba bikunda, abantu bazaba badashaka kumva ijambo ry'ukuri, bashaka kumva ibijyanye n'amarangamutima n'irari ryabo, bashaka kumva ibijyanye n'irari ryabo, sibyo? Nguko uko iryo jambo ribivuga, nta kindi kintu ndi bugusubize. Ni ukuvuga kubera ko abantu bazi ko abantu bafite irari ryabo bashaka kumva, abantu barababwira ibyo bashaka yuko bumva. Kandi twebwe ntabwo nk'abantu twamenye Kristo tugomba kuvuga iby'abantu bashaka kumva, ahubwo tugomba kubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ibyo bagomba kumenya ku kuri kw'ijambo ry'Imana kose. Ikintu gishobora gucungura ubuzima bwabo ngo ubugingo bwabo ngo butarimbuka, uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi kintu cyose gishobora kudatunganya ubugingo bwawe, ubwo ntabwo nzi cyaba gishingiyeho. Aho ngaho ndabyumva, nta n'ibibazo byinshi mfite. Akandi kabazo mfite ni kamwe gusa nashaka kubabaza, ni akantu kerekeranye n'iby'isi. Ese Imana itanga iby'isi iyo bisengeye? Hari umuntu ukajya ku mavi agapfukama ati nta modoka ngira se, nta kingira, Imana itanga iby'isi cyangwa ntibitanga? Twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo, iratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose. Siko ijambo ry'Imana rivuga? Cyane. Ibindi byose ni inyongera. Biratangaje kubona umukristo umaze umwaka umwe, imyaka 2 ingahe ajya gusenga amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, ari gusenga Imana bimuhereza inzu, ari gusenga Imana bimuhereze byinshi, bya bindi yamigisha yose yanyongera, mbese agahera ku nyongera, aho kugira ngo asabe Imana kugira ngo yerezwe muri Kristo Yesu. Imana Kristo abashe guhindura ubuzima bwe, mucyo w'Imana umuvire, akirengagiza ko ari cyo kintu akwiye guheraho, akirengagiza bwa bugome bwose bukiri muri we. Kristo atari yamubabariya kuko atari yamwizera, ahubwo akajya gusaba iki? Zanyongera. Umva icyo rero Kristo ashaka ni ukugira ngo tumanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose. Ibyo bindi byose ni inyongera. Umuntu usenga iryo sengesho, urimo urasenga isengesho ry'ubupfapfa, niko nge naryita. Urimo urasenga isengesho ry'ubupfapfa. Igikenewe ni ukugira ngo umanze wezwe na Kristo, ushaka ubwami bw'Imana. Ibyo byo ni inyongera nk'ibisanzwe. Dukwiye kugendera mu mamodoka meza, ntabwo abantu bakishijwe aribo bagenda bakwiye gutura ahantu habi, bakwiye kutiga. Dukwiye kwiga nk'abandi bose kandi tukagira ubwenge. Icyo kintu kuko hari ahantu nzi Yesu yabwiye umuntu, amubwira ati ibintu byose amategeko y'Imana yose ndayakurikiza, ntago ngira gute, ibintu byose ndabikurikiza. Amategeko y'Imana nangahe? Nyine hari umuntu ari kugenda na Yesu, ntago ni Matayo 19. Hari umuntu wagendanaga na Yesu, aramubwira ati ngiye amategeko y'Imana yose ndayakurikiza, ibintu byose ndabikurikiza, ntacyo ntakoze. Ese ni iki nakora kugira ngo njye mu bwanyu bw'Imana? Imana yamubwira ati biragoye, ibyawe byose ubona nkurikire. Urumva,
ntabwo nzi ngo yarambwiye ngo nati ibye byose ngo nati ibihe nimbara ariko Yari yari atunze umutunzi, afite yari ibintu byose umutunzi. afite ari umukire wa danje Matayo ambwira ati 19. ibyawe byose unkurikire none uwo muntu ko yambwiye ngo nati ibye byose amukurikire sibyo akaba akaza no kumubwira ngira ngo niho yaje kumubwira ngo biragoye ko kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo ngoronke imbaraga ngo ijisho ry'urudodo ry'urushinge nimba ari iki ingamiya ingamiya Mw'izuru ry'ingamiya. biroroshye kujya mu ijuru ingamiya yakinjira mu nyihagarara ntabwo mbyibuka neza ndaje mpagusomera ni umusore w'umutunzi biri muri Matayo 19 ku murongo wa 24. Uwo musore yari umutunzi araza abwira Yesu ngo yubahirije amategeko yose nuko reka dore kuri 20 ngo uwo musore yumvishe iryo jambo agenda. Yesu yaramubwiye ngo kuri 21 ngo Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhere kuze unkurikire. Ngo uwo musore abyumvishe ngo yumvishe iryo jambo ngo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu arababwira ati abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndakomeza. Abigishwa barangije nyuma ku murongo wa nabo abantu bamaze kugenda. Petero nibwo yabajije Yesu muri buze kuza kwibona kuri 28. Abigishwa abandi bamaze kugenda Petero naho abaza Yesu ati none se Yesu twebwe twasize byose ubwo butunzi twarabusize uyu nguyu yanze gusiga twarabusize ingo zacu twarazisize abagore bacu twarabasize abana bacu twarabataye turagukurikira twebwe bizagenda bite? Yesu agiye kumusubiza yaramusubije ngo ndababwira ukuri ko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindurwa byose ngo bibe bishya ubwo umwana w'umuntu azacirwaho ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Aho ngaho ni mu ijuru. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Aho ni mbere azahabwa ibikubye inshuro 100 ni hano mu isi kandi nyuma y'ibyo byose azahabwa n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga hari ubutunzi duhabwa muri Kristo ariko ntabwo ari cyo cya mbere kuko iyo umaze gusobanukirwa Kristo mu by'ukuri ubutunzi bw'isi nta kintu buba bukikubwiye. Ndakubwiza ukuri nakubwiye ngo umwuka wera araryoha Yesu araryoha ku buryo nakubwira ngo iki biragoye ngo ubyumve. Ikintu navuga kuri uwo muntu yaravuze ngo abasha ngo gukiranuka ku mategeko yose. Mbere umuntu yabashaga gukiranuka akitwa utunganya biheshejwe nuko yubahirije amategeko yose. Hari n'andi 600 barewe bazajya kuyasoma. Amategeko y'Imana yari menshi cyane. Noneho we mbese umuntu agakiranuka yitwaga ko ari umwere ku mategeko. Noneho Abagalatiya ibice 3:13 haranditse ngo Kristo yaducunguye kugira ngo adukize umuvumo w'iki w'amategeko. Urumva? Noneho muri Ezekiel 20:25 hakavuga ngo ayo mategeko Kristo yarayafasha yavana mu nyandiko ayavana no kuri biriya haraya yahaye Mose ku mabuye ahubwo aragenda yashira ku mutima ayashira no mu bwenge bwose. Urumva? Tubiheshejwe n'iki? No kwizera Yesu Kristo. Ibintu byose birajya bigenda bigaruka kwizera nde agakiza kagize iki kaje kudukiza kuko twari dufite urubanza niko twatangiye. None umuntu abashe kubona iki? Ubugingo buhoraho. Bidaturutse mu kubahiriza amategeko ahubwo biturutse
mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Donc tube abera muri Kristo Yesu, tutabaye abera kuki ku mategeko, kuko tutari dushoboye kugira iki kuyubahiriza. Twahindutse, hari ijambo rivuga ngo nabagerageresheje amategeko kugira ngo mbahindure ingegera. Urukumva, twahindutse ingegera imbere y'Imana kubera ko twagize iki, twashatse kubabera ku mategeko. Noneho Kristo abona ko duhindutse ibivume, duhindutse ingegera ku mategeko. Iryo jambo rirahari. Amen. Noneho arangije aradupfira kugira ngo tubone iki, tubone ubugingo buhoraho tutabiheshejwe no kubahiriza amategeko, ahubwo tukababera muri Yesu Kristo. Yavuyeho, tukababera muki muri Yesu Kristo. Ngo kuko rero ntago Kristo yaramurebye abona nyine ntago yashobora kwera, bisaba kugira ngo amwizere, amuhereze iki, ubugingo buhoraho. Kandi kwizera Yesu Kristo iyo yamaze kugeraho, ibuka wa mubyeyi wamukozeho, n'umubyeyi wamukozeho, yararwaye, yaramaze imyaka 12, yararimo kubwiriza mu ruvunga, aravuga ngo hari umuntu nkozeho 12, yaramaze imyaka 12, yararwaye umugongo. Ndumva hari imbaraga zimvuyeho. Haleluya. Yakijijwe no kwizera. Ko kwizera agira iki, arakira. Ako gakiza kamugeraho. Zakayo yari yarigize ibandi pe, urumva yari yarigize ibandi, ariko noneho ashaka kureba Yesu. Urabona rya jambo twavuze Yohana, riri muri Yohana ngo umva icyo Data ashaka, no kugira ngo umuntu wese witegereze uwo musaraba, witegereze uwo mwana, akamwizera, abashe guhabwa iki, ubugingo buhoraho. Iki cyo Zakayo yakoze. Nawe yagiye mu giti, yari yarigize kagarara, ari umwambuza ry'ibintu by'abandi, ariko uko kwizera kwamujyanye mu giti, ashaka kureba Yesu Kristo ahita amwihishurira, aravuga ngo ndarari wawe. Haleluya. Yashatse kureba ya nzoka imanitse, ashaka kunywa umuti. Ntabwo yameze nk'abana bajya banga kunywa umuti. Ibi turi kuvuga hari uwo bishobora gusharirira, n'uwo ntabwo ushaka kunywa umuti kugira ngo ukire. Dore nta kindi kintu kibasha gukiza ibyaha, nta kindi kintu gitanga umunezero, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi iyo umaze kumwizera, nshuti yanjye, ubona ubugingo buhoraho. Kandi Kristo yaje kudukiza urupfu, twarapfaga bikabira, yaje kudukiza urupfu rw'iteka, kugira ngo atubere irembo ritugeza hehe, mu ijuru, kandi aduherekeze tujyane nawe. Haleluya. Noneho ngo ikintu cyacimishije, nasomye igitabo cy'umugenzi. Urancokoje. Nasomye igitabo cy'umugenzi ngo yari yikoreye iki, yari afite ibyaha biri ku mugongo, ngo ariko ngo ageze ngo ku musaraba, ngo wa mutwaro wose yari yikoreye ngo umukurwa hehe, ku mugongo. Niho yaririmbye iriya ndirimbo, aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza. Ngo ariko cyane cyane, ako kantu abantu bajye bagatindaho, ngo ariko cyane cyane ikintu cima, ndashima umwami Yesu. Uyu mwami Yesu waje kudukiza, yaje kudukiza uyu muvumo wose, tukabasha kugiranuka tudakiranutse ku mategeko, kuko tutari dushoboye gukiranuka kuri yo, ahubwo tugakiranuka tubiheshejwe nande, na Yesu. Iyo umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, nihagera ku cyaha kikamunukira. Mbe ngufashije no gitari kugira ngo tujye bikubita hara kuri, nta kibazo. Urumva, iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Kristo amushiramo kujya abona icyaha kikamunukira. Ntabwo yongera gutinyuka gukora icyaha, kuko hari igihe ubwiye abantu izi nyigisho. Hari inyigisho Rachel yabivuze ngo mu minsi imperuka hazabaho abantu z'ibinyoma, abenshi bazajya babwiriza ibintu bihwanye n'irari ry'abantu. Abantu barashaka kumva imigisha, barashaka kumva ngo Imana igukoreye ibi, Imana igize iki, Imana ijya ibikora, Imana iravuga iranakora. Ariko se niki Imana ishaka? Icyo Data ashaka ni ukugira ngo umuntu wese yitegereze uwo mwana, akamwizera, ahabwa iki, ubugingo buhoraho. Amen. Numva mfite ibibazo byinshi, ntago twazaba mfite ibintu byinshi. Ubu rero urakora part 1 ukore na part 2, kuko ndabona ikiganiro kimwe cyaba cyarambere ibintu kuko mba mfite amatsiko menshi, kandi n'abantu bose bafite amatsiko menshi mu by'ukuri. Ariko reka kugira ngo ibintu bitaba birebire, wenda nongere mbatumire ubutaha muzagaruke, sibyo? Ubutaha muzagaruka nanone, abantu kandi niba bishaka mu bimbwire, bano bantu nzangire batubene ukuri, nge byarandyoheye pe, kandi numva ebana meze
numva ari ikiganiro kihesha umutima wanjye kuntu ntazi ukuntu nasobanura ariko reka tumere nk'abagiye gusoza ukuntu mbabaze se nimba hari mpuza toti zanyu bashobora kubwira abantu ese ni inama yihe wagira nk'umuntu ushaka gukizwa yatangirira he ese kugira ngo atayoba ni hehe ashobora kurebera ni hehe agira gukira umbwira nyine nk'agashambo ka nyuma kugira ngo tugire dusoze mu kanya henze muri n'abaririmbye njye no muri n'abaririmbye muturirimbire mu kanya bimeze neza. Ijambo rya mbere ndibuze kuza kukubwira rijyanye ndumva mfite hano PowerPoint irimo ijambo nifuza kuvuga. Bavuze ngo ririya jambo riri muri Matayo 14 rivuga ku bwami bwo mu ijuru. Nutera ijisho hano ukareba uze kuza kumbwira. Ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ukikoreye imitwaro, ntabwo muri iri rembo wakwirwamo. Biragusaba ngo ugire ibyo utura. Muri ibyo ngibyo uzatura. Akantu uzagashireho. Wajya umeze gutyo kuntu. Kandi urikoreye imbere n'inyuma uri mugari biragusaba kugira ibyo utura, sibyo? Hanyuma aha ngaha rirakwereka inzira ijya mu ijuru. Urabona harimo inzira ebyiri, hari inzira ifite urugeti runini, hari n'akayira gato kano uri buze kureba ku ruhande. Ndakabona. Iyo niyo nzira ijya mu ijuru. Kubera icyo utekereza ko Yesu yavuze ngo inzira ijya mu ijuru ni irembo rifunganye. Nuko yarazi yuko abantu benshi hari ibintu byinshi batazemera kwigomwa iby'imibiri ikunda. Hariho abantu bemera kuba bafata amafaranga bakayatambamo ababo ibitambo kugira ngo babone amafaranga. Ariko waramaze kumenya Kristo, urebe ukabona ubundi ayo mafaranga ndayakoresha ngo nyamazi iki ko Kristo ampagije. Haleluya. Iyo wamenye Kristo araguhaza akakunyura ukumva yakumaze irari ry'ibyo bintu byose utekereza. Ikindi kintu ndi bukubwire nanone ikindi buze kuza kuvuga ririya jambo wavuze ngo ese ngo uriya musore ngo nayo mfite PowerPoint ndayifite hano ni ikibwiriza nakoze. Ndakwereka hano aka kantu. Yesu icyatumye abivuga kera habagaho irembo rinini rifunganye, hakabaho ni karembo kagotoya kanyuragamo iyo irembo rinini ryabaga ryamaze gufungwa. Noneho kaba kamaze gufungwa bakitaga ngo ni izuru ry'urushinge. Njye ndumva ahubwo mu cyongereza ngira ngo abasomuza aho kantu barakaza bakitaga ngo ni eye needle. Yes, nuko kitwa. Ni ijisho ry'urushinge cyangwa se n'izuru ry'urushinge, n'akantu gato cyane kari akenge gatoya hariya ku maesikariye urakabona. Ngiriya gate nini aka ni akantu gatoya ko basigaga ku ruhande k'umuntu wasigaye hanze just in case atarinjira mu murwa bakaba bamufungiyeho akaba yaza kuza kuhaca. Ariko uwo muntu iyo yabaga amarembo yafunze ingamiya ye ntabwo yabashaga kwinjiramo. Ni ukuvuga we yarinjiraga ingabi igasigara hanze. Icyo Yesu yashakaga kuvuga rero ikigiye abwira uriya musore yamubwiraga ko bitakunda ko ingamiya yakinjira hano. Ni ukuvuga kugira ngo winjire mu bwami bwo mu ijuru, nimba ari ingamiya ushaka kwinjizamo byayisabaga kuyigonda ikamanuka igaca bugufi, amavi yose azapfukamira Imana, ikamanuka icyubahiro cyose n'Imana ikagonda igahina ibitugu ikamanuka igaca bugufiya. Bishatse kuvuga nimba ushaka kuza muri iyi nzira uremera gusiga ibintu bibiri. Urasiga icyubahiro cyawe hariya wemereka icyubahiro ari cy'Imana. Uremera gupfukama wemereka amavi yose azapfukamira Imana. Nibwo iyo ngamiya yabashaga kwinjiramo hehe hano. Nabwo yinjiragamo bigoranye bisabye ko umuntu umwe ajya imbere agakurura undi akajya inyuma agasunika kugira ngo iyo ngamiya ibone kwinjira. Ngiki cyo bishatse kuvuga. Ntabwo Yesu yavuze ko abatunzi batazajya mu ijuru, abantu babyumva uko babishaka. Ariko nicyo yarashatse kuvuga, ni ukuvuga azaza ariko bizamusaba ibintu byinshi. So ikindi kintu ndi buvuge bwa nyuma nsoza, ndi buvuge ku kintu cyerekeranye n'urukundo rw'Imana. Yesu abantu bamuzi nabi. Yesu abantu bamudupresence nabi. None kubera abantu Yesu bazi Yesu mubi, abantu bazi Yesu wicana, abantu bazi. Hari umuntu nigeze kumvisha mu ndaravuga ngo yo nararicyumvisha ikibwiriza ngo mukomeze mukora ibyaha kuri YouTube ngo Yesu ngo naza ngo agasanga mukiri ngo Yesu ngo naza ngazabica. Nukuvuga abantu bazi Yesu wicana, abantu bazi Yesu utagira imbabazi. Hari n'abajye bajya mu butayu ngo bagahirika amabuye ngo bari guhirika bagenzi babo. Ngo uyu muntu ngo yarangereye ngo ndamuhiritse ngo uko nsunitsira ibuye uko ntago kishijwe. Cyagatema igiti ngo aramutemye. Ngo ndamutemye ndamurangije byose ibaze. Iyo ni imyumvire donc ni ibintu bigaragaza inyigisho z'ubuyobe
n'ibintu byo mu minsi y'imperuka. So icyo nari nshatse kuvuga ahangaha ku ntuza ya nyuma ndavuga akantu ndi butange kameze nk'imbuzi. Yo. imbuzi ni iki? Ntabwo nzi ikinyarwanda rero cyane njyewe. Imbuzi ni nko kuburira abantu cyangwa se inama. Yesu yandikiye Timoteyo mu Timoteyo wa mbere mu bice 5 ku murongo wa 6 nako ni Paulo niwe wabyanditse Prito, ariko yashaka kuvuga yarababwiye ngo ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Abakristo muri iki gihe dupfuye duhagaze, twitwa ko twamenye Yesu ariko turadamaraye nta kintu dushaka gukora ku bukristo bwacu, ntitubangamiye Satani, nta nicyo tumariye ijuru. Ngaba abakristo ubu ngubu beze kubera iki? Bari muri bya bindi wambwiye mu kanya. Ikindi kintu ndi buvuge ni ijambo nanone rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Riri muri Yakobo. Igitumye nshatse kubivuga, abantu nta kwihangana tukigira. Generasiyo iriho ubu ngubu turi sensitive cyane. Umuntu baravuga akantu gato cyane, bamvuze, barankomerekeje, kubera iki bagomba kumva yuko ngomba kubaho uko babishaka, turabaho uko Imana ishaka ko tubaho. Ikindi kintu cya mbere ndi buvuge, cya nyuma ndi buvuge, ndavuga urukundo Yesu Kristo yadukunze. Twarivuze muri Yohana ibice 3:16, ariko njye ndavuga umurongo ukurikiyeho. Ngo kuko Imana yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe ari we Yesu Kristo. Ntago yashatse ngo ntago kuko Imana ntago yaje ngo kubaciraho iteka, ngo ntago yabikoreye kugira ngo icire abari mu isi hiteka. Ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Uyu munsi kandebe muri kamera, birashoboka yuko ufite ibibazo, ufite depression zireze, urumva ubuzima bugiye guhagarara, urumva ushaka kwiyahura, urumva nta byiringiro. Yesu akiza depression, Yesu atanga ibyiringiro, Yesu atanga andi mahirwe ya kabiri. Yesu afite imbabazi nyinshi cyane zirenga uko tuzitekereza. Nta rugero dushobora kubona twazigeramo kubera ko ni ngari cyane, nta hantu twabona twazipima, ariko zifite igihe zizarangirira ku munsi w'amateka. Ngwino uno munsi ugifite umwanya, ejo nta garanti uhafitiye. Ngiki cyo navuga, ngwino tuzabane muri no paradizo, ubone iyi si turimo kubaho ko ariko kuzimu. Iyi si nimara kugusharirira umenye yuko isi iradushaririye twese, ariko iyo uri muri Kristo uhabwa imbaraga zo kuba muri yasi ishaririye, ikakubera uburyohe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Yesu arabakunda, Yesu aradukunda, nicyo cyatumye adupfira ngo dukizwe, duhabwe akagakiza, duhabwe izi mbabazi tutari dukwiriye kugirirwa kuko twari twarakoze ibyaha. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Aho nawe Fisto. Murakoze. Ijambo nasorezaho n'ubundi ku murongo yasomye, ndasoma undi murongo uri munsi hanyuma nsoze. N'amagambo ari muri Yohana ibice 3 umurongo wa 18, aravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19 akavugaho ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, bitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Nshuti yanjye uri kunyumva, Imana yashyize inzira ebyiri imbere yawe, inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka. Ariko uyu munsi waba unyumvishije, nta kindi kintu cyatwicaje hano, si ugushaka kwerekana ko twasomye cyane. Ntabwo turi abahanga, nubwo turi n'intyoza, nta nubwo twanagukonvenka ngo bikunde. Kristo atagukonvense. Kristo iyo yamaze kugera mu mutima wawe abasha kuguhindura icyaremwe gisha. Turakwifuriza kuzabona ubugingo buhoraho, nibwo busirimu bwa mbere. Icyo kintu gifite agaciro cyane kurusha ibindi bintu byose bibaho, kandi nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu uwo ari we wese abasha kubona ubugingo buhoraho no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Erega ntabwo washobora kwirinda icyango bikunde, ntiwanashobora kwirinda ayo madepression
n'ibyo bibazo byose urimo. Ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo, haleluya, umuririmbyi yaravuze ngo no mu byago nzaririmba kuko ndi amahoro. Kristo nubwo waba uri mu byago, kuko turi mu isi ntabwo bijya bibura, uzi ko wishima ugaseka ukagira umunezero abantu bikabacanga, kubera ko Kristo yaguhaye umunezero, kuko ibyo ngibyo ubireba nk'ibintu bibambwe. Imana ishimwe cyane. Rero ikintu Imana ishaka kugira ngo wizere uzabona ubugingo buhoraho. Kandi urukundo rw'Imana, reka nkubwire, rukunda uri mu rusengero, rugakunda n'utari mu rusengero. Urukundo rw'Imana rugera no mu kabari, rukagera no mu nzoga, rukagera no mu matabi, rukagera na hahandi wapfuye ugapfapfana, ngo ndacyakirara cy'inzerereze, ngo rwatumye se ngo akira iki acyakira. Urukundo rw'Imana rurenze ibyo twumvishe n'ibyo batubwira. Nababwiye ngo Kristo yaje gushaka intama imwe, ni wowe yaje gushaka, ni njye yaje gushaka. Ibi mbabwira Pawulo yarabivuze, yaravuze ngo ibyo mvuga si ubwenge bwanjye, ngo kuko ndamutse nkoresheje ubwenge bwanjye, ngo umusaraba wa Kristo naba nkuhinduye iki ubusa. Umusaraba wa Kristo ntacyo uba ukivuze, ariko kubera ko ubu ari ubwenge bw'Imana, Imana ishyira mu muntu umaze kumwizera. Nibyo twaje kukubwira, izere wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahindura ubuzima bwawe, nibwo azagushoboza kwirinda icyaha, akagushoboza uwo mutima w'impagarara uhora uhagaritse buri munsi warabuze amahoro. Kristo atanga amahoro, muri we harimo ubugingo buhoraho. Yesu ni byose ku bamufite. Iyo bavuze ni byose, nta na kimwe atari cyo. Haleluya. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite umugabane mu ijuru. Ariko ibyo byiringiro bidutera kugira umugabane mu ijuru nuko twizeye Yesu. Rero izo nzira ebyiri Imana yashyize imbere yawe, hitamo imwe. Twaje kukumenyesha inzira imwe ishobora gutuma ubona ubugingo buhoraho, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwakoze, Imana ibamugisha. Amen. Murakoze cyane. Rero namwese mudukurikiye, umuntu agejeje hano nge amushimira bya danje. Agejeje ikiganiro areba ageza hano, byaba byose biba bigufitiye akamaro, ni ibintu bigufitiye akamaro. Kandi nkuko nabivuze, buri muntu wese afite ikaze hano, bivuga mu Cyongereza ari welcome, mu gihe afite ikintu cyonyine kimwe gifitiye abantu akamaro. Niba ufitiye ikintu ubwira abantu gifite akamaro, ariko ntabwo nshaka abantu baza kuvuga ubugoryi. Nimba gifitiye akamaro uri welcome, niteza nzajya mbatumira abantu muze. Ariko noneho reka ndeke bano bantu bafite indirimbo ngo za danje, twumva ukuntu baririmba, niba natwibwire, turirimbiraho akantu gatoya twumve nk'indirimbo zimeze gute. Indirimbo za danje mutubwire naho twaramasanga. Indirimbo zirenze, cyane cyane indirimbo zihimbaza Imana, zo za danje ahubwo nizo zagombye guhitinga cyane. Bo biracamo. Ngewe abantu bakeneye kureba wenda indirimbo zanjye ziri kuri YouTube channel N Fisto, ariko n'ubundi ndi kubategurira n'ibindi byiza biri imbere, kugira ngo Imana izashyira ku mutima wanjye nicyo nzabahereza. Minsi imbere hari ibyo muzabona, wenda bajyaho kandika N Fisto kugira ngo barebe indirimbo. N Fisto. Okay. Yes, kandi baza ko ashire nawe suko nawe afite YouTube channel, no kujyaho mukumva indirimbo. Nawe channel yawe ni N Fisto se cyangwa ni iyihe nawe? Rachel Nice. Bandike Rachel Nice. Abantu bambwiye ngo barazishatse barazibuze ngo bandike ngo Rachel Nice. Ni Rachel Nice. Ushobora kwandika Yesu ntunsige, ni imwe mu ndirimbo mfiteho. Ushobora kwandika wowe jya usenga, ni indi mu ndirimbo mfiteho. Mbega wandike Rachel Nice, wowe jya usenga, wandike Rachel Nice, Yesu ntunsige. Izo ndirimbo urazisanga kuri YouTube. Numvishe muri comment mumbwira ngo indirimbo mwashatse mwarazibuze zirahari. Turaje turabahari. Zishake na link mba nazishyizemo hasi muzirebe kabisa, muzishake muzirebe. Reka baturimbira akarimbo gatoya ubundi dusoze, none twari turangije bya bibaye birebire cyane, ariko utuntu duke cyane ubundi twagiye tu. Umutima wanjye usuye
amashimwe menshi mvuzireza itarondoreka wangiriye umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi mvuzireza itarondoreka wangiriye ahataringaniye waraharinganyije ndatambuka mana watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwanjye yesu we sinabona amagambo agushimira umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi mvuzireza itarondoreka wangiriye. Hallelujah. Ni muri Yesu Kristo umibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiyugiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho kiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Hallelujah. Yego murakoze. Murakoze cyane, mwakoze kuza, mwakoze cyane rwose, mwaduhaye ubutumwa bwiza kandi turabashimiye. N'ubutaha turabatumiye, karibu muzaze. Ahasigaye rero ahasigaye ni akanyu gakurikiyeho. Genda ufollowing abana bantu, urebe indirimbo zabo, ebana ubundi twagiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha murakoze. Ciao. Ciao. Ciao.